bisa neza. Komeza uyu mwanya nje kuvuga ubuzima bwa papa. Amazina yanjye ni Ganzamuri Linda, ndi umwana w'imfura wa Budederi Eric. Mbere na mbere papa yari utagipfa, yamenyeraga buri kimwe cyose, nta kintu na kimwe namuburanye mu buzima bwiwe. Papa namubwiraga buri kimwe cyose, buri kibazo cyose niwe nakibwiraga. Yamaye buri kimwe cyose nashakaga mu buzima bwanjye, nta kintu na kimwe namuburanye. Dushimira buri umwe wese wabanye nawe mu burwayi bwiwe, dushimira buri umwe wese waje kudutabara nk'umuryango, kandi nkabashimira na mama wabanye nawe muri buri kimwe cyose. Nshimira n'Imana ko yaramaye umubyeyi mwiza, ko yaramaye umubyeyi nkunda, kandi tukaba twarabanye neza nta kibazo na kimwe dufitanye. Papa mwifurije iruhuko ridashira. Murakoze. Nitwa Sano Eric, ndi umwana wa Eric Budederi. Yaradukundaga, agakunda mama, agakunda urukundo, kandi yahoranaga amahoro. Yadukoreraga buri kintu cyose twamusabaga, akatugurira buri cyose twashakaga. Ndashimira mama wanjye kuko Murakoze. Komeza uyu mwanya nje kuvuga ku buzima bwa papa. Murakoze. Komeza uyu mwanya. Murakoze. Komeza uyu mwanya nje kuvuga ku buzima bwa papa. Amazina yanjye ni Ganzamuri Linda, ndi umwana w'imfura wa Budederi Eric. Mbere na mbere papa yari utagipfa, yamenyeraga buri kimwe cyose, nta kintu na kimwe namuburanye mu buzima bwiwe. Papa namubwiraga buri kimwe cyose, buri kibazo cyose niwe nakibwiraga. Yamaye buri kimwe cyose nashakaga mu buzima bwanjye, nta kintu na kimwe namuburanye. Dushimira buri umwe wese wabanye nawe mu burwayi bwiwe, dushimira buri umwe wese waje kudutabara nk'umuryango, kandi nkabashimira na mama wabanye nawe muri buri kimwe cyose. Nshimira n'Imana ko yaramaye umubyeyi mwiza, ko yaramaye umubyeyi nkunda, kandi tukaba twarabanye neza nta kibazo na kimwe dufitanye. Papa mwifurije iruhuko ridashira. Murakoze. Nitwa Sano Eric, ndi umwana wa Eric Budederi. Yaradukundaga, agakunda mama, agakunda buri wese. Yagiraga urukundo kandi yahoranaga amahoro. Yadukoreraga buri kintu cyose twamusabaga, akatugurira buri cyose twashakaga. Ndashimira mama wanjye kuko yamufashije mu bihe bibi byiwe byose, akaba yarabanye nawe, kandi n'ubu ngubu akaba yaramufashije kuza mu Rwanda, akagenda twaramubonye. Turongera tugashimira abamufashije, abamucumbikiye ibihugu byo hanze yari yagiyemo, akaba yaraje hano akajya kwa muganga. Nshimira n'abaganga bamufashije muri byose. Nshimira abankle bose yabanye nabo, baramurinda buri byose mu mahanga. Rero yagiye ari umwana mwiza kandi adukunda cyane, afite urukundo n'amahoro ahebuje, kandi ibyo ngibyo ndabimushimira. Murakoze. Nitwa Sangwa Budederi, ndi umwana wa gatatu wa Budederi. Papa yaradukundaga, nta kintu yatwima, ntabwo yari umuntu mubi, yari umuntu mwiza. Yaduhaga buri kintu cyose, akatwishyurira amafaranga y'ishuri, nta kintu yatwima na kimwe. Nabyo ndabimushimira. Nshimira Imana nayo yaduhaye umubyeyi mwiza, ikaba imwisubije, natwe twizeye ko tuzamusanga. Murakoze kuba mwampaye umwanya wo kuvuga. Nitwa Saza Kwiza, ndi umwana muto wa kane. Papa aradukunda, yatugabira
akunda mama cyane natwe turamukunda. Imana kuko impaye umwanya wo kugira icyo mvuga kuri uyu munsi mukuru wa Eric ndetse basangiye na Michel abana bacu bombi. Eric uko abenshi mubizi yari murumuna wanje ariko nanone yari umwana wanje kuko Eric twabanye nawe kurusha uko yabanye n'ababyeyi biwe na mama we na papa we kuva atangiye secondaire kugeza arangije universite ndetse kugeza anashatse yubaka urwiwe rugo, nubwo nanone twakomeje kubana kugeza dutandukanye twe tuje muri Amerika ibo basigara mu Rwanda. Ndashima Eric kubyo twabanye kuva akiri muto uko nababwiye igihe cye kirekire mbere yuko ashaka ni mu wanje yabaye nitwe twamureze. Ndamushima uko yanyubahaga, ndashima uko yitwaraga cyane cyane mu mashuri. Yari umwana ubwana bwe yarashoboye ishuri kuva primaire secondaire na universite, ndetse no mu kazi aho twakoranye nk'umwarimu. Yari umwarimu w'umudirekiteri wiwe, yaranzwe no kuba umwarimu mwiza ndetse no kubaha abamukoresha. Ndashima kuva amaze kugera mu buzima busanzwe abonye akazi, ntiyabaye uwo kwikunda, yabaye umuntu w'umuryango. Nyuma y'umuryango wiwe abana be n'umugore we ntabwo yigeze yibagirwa umuryango mugufi wa papa, umwasogokuru, umuryango mugari wa Munyakarama ndetse n'igihugu abanyarwanda. Yakoreye u Rwanda kandi arukorera neza n'umutima we wose. Aho yagiye akora nge namusize ndikanga cyane kuko ni ibintu ntigeze ntekereza. Kuko Eric ndikanga cyane kuko ni ibintu ntigeze ntekereza. Kuko Eric yari ukuboko kwanje kw'iburyo mu muryango. Eric niwe twari dusigaye dufatanya ibintu byose, ibibazo byose, ibikeneye amafaranga n'ibindi, kuko ari muri bakeya bari bafite ubushobozi muri iyi minsi. Nizeraga ko agiye kuzamfasha, ariko siko Imana yabibonye. Imana yabonye ko imbuto yeze igomba gusarurwa, iramusarura. Ndihanganisha umuryango wa Eric, umugore we mama Linda, ndihanganisha abana be Linda n'abasaza be, ndihanganisha papa na mukecuru ndetse na mukecuru uraha tubana, ndihanganisha umuryango wo mwa data, ndihanganisha umuryango wo mwa sogokuru, ndihanganisha umuryango mugari wa Munyakarama, ndihanganisha itorero rye ya Methodiste ari naryo ryacu, ndihanganisha abanyarwanda, inshuti, abavandimwe, abaturanyi, abari bafite icyo batezeho kuri Eric. Ni mwihangane kandi mukomere, natwe twarakomeye. Sinabyiyumvishaga ko uyu munsi nagira icyo mbasha kuvuga Eric atakiriho, agakurikirwa n'umwana wacu w'imfura Michel. Michel yakundaga Eric cyane ku buryo iyo yumvaga hari icyo tutamumariye yahitaga yandikira Eric. Nubwo yari arwaye hariya mu Bubiligi, ibintu byose yarabimubwiraga. Eric twavugana akambaza ibyo Michel yamubwiye, ndetse amaze kumenya ko yitabye Imana mu burwayi bwe yari afite, ari nabwo bwatumye
agwa mu mazi yaravuze ngo abo yabwiye ngo arabona nta kamaro ko kubaho ise wabo atakiriho, ababwira ko agomba kuja kuruhuka hamwe na se wabo. Dushimye Imana yari yaraduhaye Eric nk'umuvandimwe kandi nk'umuvandimwe mwiza. Dushimye Imana ku minsi twamaranye. Eric yari muramu wanjye, ariko Eric namufataga nk'umwana wanjye. Naramureze, turakurana, tubana neza cyane. Kuva akiri umwana arangije primaire kugeza ashatse afite abana 3. Twatandukanye tugiye aho dutuye. Twabanye neza kabisa. Ikindi shimye Imana kuko Eric yakundaga abana. Eric yakundaga abana pe, abana nabo bakamukunda. Uyu munsi Imana mugenga w'ibihe dufite ibiriyo bibiri, dufite ikiriyo cya Eric na Michel bose tutarashingura. Kandi barakundanaga. Eric yakundaga Michel nawe akamukunda cyane mu buryo ntabona uko mvuga. Eric nawe akamukunda. Ibintu byose iyo tubwiraga ibintu ntitumwumve yahitaga turega kwa Eric. Shimye Imana kuko twabonye igihe cyo gusezerana na Eric. Akiri mu Bubiligi yaraduhamagaye bamaze kumubwira ko bahagaritse imiti yafataga, aratubwira ngo dusezerane, turasezerana, aradusezera. Shimye Imana kuko atatunguwe, yadusezeye, turasezerana. Shimye Imana kandi kuko yadufashije ikaduheza umuryango mwiza, umuryango ukundana, umuryango ufashanya. Eric abavandimwe biwe guhera kuri bakuru be, barumuna be, abana biwe, ababereye base wabo baramufashije bagerageza. Ntitwagarura iminsi ariko baragerageje. Ndabashimiye. Ndashima Imana kubwa Eric. Imana yaraduhaye umwana mwiza, umwana ufite akamaro. Ndashima Imana ko Imana iturushije amaboko ikabimutwaye. Ndabishimiye. Yadukoreye imirimo myiza, yaratwambitse, yaratwubashe, twaramukundaga nawe akadukunda. Ariko ku munsi wa none njyewe maze igihe kirekire naratandukanye nawe, atandukanye nawe atarashaka. Twahora tuvuganira kuri telefone, ariko kuko Imana yo mu ijuru iturushije amaboko ikabimutwaye, icyo twizeye natwe tuzamusanga. Tanga ihumure Imana we ku babyeyi, kuri Dera umukunzi twakundanye, ku mutware wacu, mbaye ihumure ngo mwizere tuzoja mu ijuru n'iwacu. Niko Pawulo yanditse aravuga ngo twebweho tubikiwe ikamba ry'ubugingo tuzoja mu ijuru, iyo Imana yasezeranije abayikunda. Kubwa Eric dushimye Imana kubw'abantu bose, kubw'igiterane cyabaye, kubw'amagambo yavuzwe twakurikiye. Turabishimiye. Imana yo mu ijuru ishimwe. Nta kindi twakora, turashima Imana kuko izikora mu mwanya wayo kandi mu gihe cyayo. Twari tumukunze cyane kuko yari ihumure ryacu, kandi ndashima Imana kuko urupfu rwe twasezeranye akadusezera, bikatwibutsa kuko ni ukuri abana bacu baza bagenda neza. Yaradusezeye nka mushiki we, natwe turishima, dufite ihumure nubwo umubiri ubabaye, ariko dufite ihumure kuko tuzaja mu ijuru tukabasanga. Imana ishimwe. Amagambo ni make kandi mfite menshi, bari kuvuga menshi cyane. Eric yaratwambise,
Eric wanambitsaga nohereza umwenda muri Amerika ndawubuze ndavuga ngo reka ngushimire mama mbone kuko watureze kandi ngo natwe umenye kuko turi abagabo twakuze ibyo ndabishimiye Imana yo mu ijuru yagucyubahiro mama abana biwe atwaye ihumure n'umudamu wiwe muhaye ihumure umenye ko usigaranye mu rugo abo turi kumwe bazabarengera ni ukuri kuko hano ni umuryango mwiza uzufashanya kandi wakoze byinshi n'ibindi baracyabikora ku bana rero amagambo ni make Imana ibaha umugisha ayo magambo muyategere kandi muyumve mbahaye ihumure mwese ab'umuryango wacu abamuriho na Cezare wamurwajije namuhumure turashimiye Imana ibaha umugisha murakoze. Bashyaka Emmanuel nkaba umuhuzabikorwa w'imishinga muri REB cyangwa se SPIU coordinator w'imishinga nterankunga mu kigo cya Rwanda Basic Education Board. Nkaba nakoranaga n'umuvandimwe kandi umukolege mu kazi late Mr. Budederi Eric akaba ari umukolege twamenyanye mu 2020 mu kwezi kwa gatatu naje mujoininga nsanga amaze hano nk'amezi 2 dukorana akaba yarakoraga na project manager w'umushinga uterwa inkunga na World Bank cyangwa se banki y'isi akaba yari umuyobozi wawo tukaba twari tumaze igihe kirenga hafi imyaka 6 n'igice dukorana kuva mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2020 kugeza mu mwaka wa 2026 mu kwezi kwa gatanu aho yavuye mu mubiri. Bikaba rero inkuru yo kuva mu mubiri kwe cyangwa se y'urupfu rwe yaratubabaje cyane bitewe n'uko Brother Eric yitangaga mu kazi yarayoboye umushinga umwe mu mishinga minini sekta y'uburezi yagize umushinga uremereye ufite amafaranga menshi ufite ibikorwa byinshi byasabaga gukorana ubwitange amanywa n'ijoro akaba ari umushinga rero yatangiye mu 2019 irangira wagombaga kurangira umwaka utaha mu mwaka wa 2027 mu kwa 10 ariko ni umushinga yitangiye ku buryo bukomeye ku buryo ibikorwa by'uwo mushinga yasaga nkaho byose yarabirangije wagira ngo ni isezerano yari yahanye n'Imana ko agomba gukora ibikorwa by'uwo mushinga akabishyira ku murongo mu gihe cye akaba ari ibikorwa yakoze mu gihe gito akoresha imbaraga amanywa n'ijoro tukaba ari umugabo twakoranaga warangagwa n'ubwitange mu kazi gukunda umurimo kugisha inama no kujya inama kuba arimo akorana nabo yabajye muri ibi biro byanjye yaba bagenzi be yayoboraga mu micungire cyangwa se muri management y'umushinga bose yari afite timu nini yayoboraga akaba muri icyo gihe twari tumaranye Eric yagaragaje umusaruro ukomeye kugera naho ajya outside ya REB n'ikigo yakoragamo muri SPIU minisiteri itangira kumwiyambaza yajyaga mu bikorwa bitandukanye by'ubushakashatsi bwa minisiteri birimo nko gutegura za statistical yearbook ama workshops atandukanye conferences agatanga ibitekerezo byubaka bizamura sekta y'uburezi rero urupfu rwe rwaradushengabaje cyane rwaduhungabanyije nka sekta rwaduhungabanyije nka subsector ku rwego rwa REB twacitse umugongo urupfu rwa Eric cyane ko atarwaye igihe kinini yararwaye iminsi myinshi ariko niyo si turimo uwo mubiri twambaye nk'abantu byaratubabaje ariko nka sekta y'uburezi n'ikigo cya Rwanda Basic Education Board twakoranye
tuzahora tuzirikana imirimo ye myiza, kwitangira akazi, kujya inama n'abandi, gusabana, kuko nyuma y'akazi yajyaga agira na aspect yo gusabana cyane muri we, gusura bagenzi be mu kazi twasuraga babyaye, abagize ibyago, gusabana ku mwaka, ku munsi mukuru w'abakozi, ugasanga aratanga ibitekerezo biteza imbere social aspect cyangwa se social welfare ya bagenzi be. Rero urupfu rwe rwaduhungabanyije cyane, especially nkatwe abakozi twakoranaga nawe muri SPIU, kubera ko icyo gihe cyose twakoranye nta na hamwe nigeze nkimbirana na Eric, nari umuyobozi we ariko umuyobozi we twuzuzanyaga muri buri kintu tukajya inama. Rero nta kindi twavuga ni uko nka sekita y'uburezi n'igihugu muri rusange tubuze umuntu w'ingenzi kandi wari ufite imbere heza ho gukomeza guteza imbere sekita y'uburezi no kuzamura ireme ry'uburezi. Nasoza mvuga ngo uvandimwe Eric, Imana iguhe ijuru, iguhe iruhuko ridashira kandi gutuza heza kugeza igihe tuzongera kubonana mu bwami bwo mu ijuru. Murakoze. Ni Musenyeri Samuel Kayinamura, umuyobozi w'itorero Methodiste Ribe mu Rwanda. Mfashe uyu mwanya wo kubanza kwihanganisha umuryango wa Eric Budederi watuvuyemo, umudamu we n'abana n'umuryango mugari. Kuvuga ubuzima bwa Eric Budederi ntabwo ari ikintu byoroshye mu minota mike cyane, ariko dushimiye Imana ishobora byose yamuduhaye mu gihe gikwiriye kandi ikaba yaramwishubije no mu gihe cyayo nyine. Tuvuze nka Yobu ngo niba wamuduhaye kandi n'uwamwishubije, izina ryayo rihimbazwe rihabwa icyubahiro. Eric Budederi mu rwego rw'itorero Methodiste Ribe mu Rwanda tumufite ibihamya bwiza, nacyo kinezeza guherekeza umukristo ufite ubuhamya bwiza, kandi ntabwo ari ubuhamya bwiza afite mu itorero gusa, ni ubuhamya bwiza afite mu muryango, ni ubuhamya afite mu baturanyi, ni ubuhamya afite mu bo bakorana. Ni umugabo uzwi neza. Kumuvuga rero biranejeje kandi bikomeza no gukomeza umuryango. Eric Budederi yakoze imirimo itandukanye mu itorero Methodiste Ribe mu Rwanda, kuva mu itsinda ry'ivugabutumwa, muri korali, muri paruwasi, muri konferanse, ndetse kugeza no ku rwego rwa konferanse generale cyangwa inama y'ikirenga. Yakoze rero ibintu by'indashyikirwa kugeza ubwo itorero rimwizeye inama y'ikirenga, ari rwo rwego rukuru rw'itorero, rumutora mu bantu 5 muri komisiyo igizwe n'abantu 5 bareba iterambere rya katedrali ya Gikondo, kandi katedrali niyo ikuriye nyine izindi paruwase kuko niho hari icyicaro cy'itorero Methodiste Ribe mu Rwanda. Turashima Imana rero kubyo yamukoresheje kwihanganisha umuryango. Imana nyiri ihumure ryose, itanga ihumure, ihumurize umuryango, ihumurize madamu, ihumurize abana, ihumurize umuryango mugari, kandi ihumurize n'itorero, kuko ntabwo yazigeze azigama imbaraga ze na nkeya mu gukorera itorero, ariko no gukorera abandi. Kuri Imana yari yaramuhaye igihagararo burebure, yari na muremure mu bitekerezo, yari mugari cyane rwose. Dushimye Imana ku byo yamukoresheje. Imana imwakire mu bayo kandi akomeze kugira urukundo ridashira. Twebwe rero dusigaye tukiriho kuri iyi si, dukomeze twitegure, dukomeze dutandukane n'ibyaha, kugira ngo natwe igihe cyacu tuzajye dufite ubuhamya nk'ubwa Eric Budederi, kandi tuzamubone kuri wa munsi w'umuzuko. Mwiriwe muraho. Rwanda gufata umwanya wo kwihanganisha mwese muri hano umuryango, cyane cyane wa Eric, abavandimwe n'inshuti, kubwo kubura Eric. Urupfu bwatubabaje cyane,
ku buryo umuntu wenda atabona na byinshi byo kuvuga, ariko bike navuga kuri Eric nk'umuntu twakoranye nitwa Philippe Habinshuti. Nakoranye na Eric kuva mu mwaka wa 2011. Twakoraga muri Minisiteri ishinzwe imicungire y'ibiza no gucyura impunzi. Naje mpamusanga hamaze nk'amezi 3. Twakoraga mu ishami rimwe, aranyakira. Navuga ko yanyakiriye kandi akanyigisha n'akazi, anamfasha no kugakora kuko yari minisiteri nshyashya, inshingano nshyashya, ari ukwiyubaka. Aho rero Eric nahamuboneye nk'umuntu umunyembaraga, yagize uruhare runini cyane mu kugira ngo ibikorwa by'iyo minisiteri bigire umurongo, ariko kandi akaba passionate ku bikorwa yakoraga bijyanye no gutabara, gufasha abantu. Aho yakundaga kutubwira ko yakundaga kuvuga ko kuri we abona ko atari akazi ahubwo ari nka vocation. Ibyo rero yagiye bishyira mu bo twakoranaga bose muri twese, kabona ari umuntu nyine uri passionné n'akazi, atagafata nk'akazi ahubwo agafata nk'ikintu cy'inshingano z'umuntu. Ariko ubundi muzi nk'umuntu w'umunyamahoro, ko imyaka twabanye irenga 70, ni umuntu w'umunyamahoro akunda kujya mu mpaka zidafite umumaro, zidafite aho ziganisha, ahubwo akaba umuntu ujya nyine mu bikenewe, akaba umuntu w'umujyanama, akajya inama cyane, akaba ndetse akaninsista rimwe na rimwe niba kugira inama z'ikintu azi neza ko gifite akamaro, akaba yaninsista ku buryo bufatika paka ubigezeho. Ku giti cyanjye twayicana ubona ko ari umuntu nyine wifitemo ibyishimo, wifitemo urukundo, ibyo byishimo bakageza no kubisangiza n'abandi. Ikindi nasozerezaho ni uko Eric nanone ikindi namubonyeho yari umuntu ukunda gusenga, ibintu byo gusenga, ibintu by'Imana, umuryango we turihanganisha umugore n'abana asize. Turizere ko Imana yakoreye izabimwitura ibyiza byose yakoze hano ku isi. Murakoze. Muraho neza. Kadutangira dutanga mpore ku babyeyi bacu bageze mu zabukuru, ariko bakaba bahaye babona abana aribo bahaye babacaho. Papa na mama mukomere cyane, Imana ibakomeze. Dutange mpore kuri muramukazi wacu Nyambo n'abana. Kubona tutakiri kumwe na Budederi ntabwo byoroshye, ariko kandi niko Imana yabishatse. Imana idufashe kwakira ubushake bwayo. Inshuti n'abavandimwe mwese mwakozweho no kuba tutakiri kumwe na Eric ndetse na Michel kuba muzi. Imana ibakomeze, Imana ya Israheli ibihanganishe. Ubushake bw'Imana buragoye, ariko nta kundi twabuca iruhande. Imana ni nyiri byose. Kuvuga kuri Budederi mu magambo make ntabwo byoroshye, ariko kandi mu magambo abiri nshobora kuvuga nibwiraho Budederi yari umuntu wagiraga urukundo rwinshi, yakugaragarizaga urukundo ukabibona. Hari umuntu ushobora gukunda ariko ntabikugaragariza, ariko Budederi yarakunda akabikwereka. Yagiraga urugwiro rwinshi, nibwo rwamurangaga, agasubira akarangwa no guseka. Yagiraga amahoro menshi, yari umunyamahoro, yaranzwe no guseka gusa. Kongera kugera i Kigali adahari ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko nuko Imana yabibonye nta kindi twakora. Imana imuheze iruhuko ridashira mubera mu bwami bwayo. Tuzamusanga mu ijuru nta rungu nta rukumbuzi, tuzamusanga hamwe n'abandi bera n'abakunzi bose bariyo. Imana ikomeze umuryango tukiriho, tuzakomeza dufatikanye muri ubu buzima. Muraho mwese. Mbere na mbere ntangiye mbihanganisha kubwo kubura Papa Linda, ndihanganisha umuryango wose muri rusange,
ndihanganisha abakolegi ba Papa Linda, ndihanganisha abaturanyi bose, ndihanganisha inshuti ze, by'umwihariko ndihanganisha Mama Linda ndetse n'abana bose. Mu by'ukuri mukomere, twizeye neza ko Papa Linda yakoreye Imana, yakoreye abantu, igihe cye yabasha kugikoresha neza hano ku isi. Mu by'ukuri urebye ibikorwa Papa Linda yakoze mu myaka mike Imana yamutije hano ku isi, ndatekereza ko n'abantu bagejeje wenda imyaka 100 hari abatabashije kugeza ku bikorwa yakoze. Kandi buriya icyo twaremewe ku isi ni uku accomplishinga cyangwa se ni ukubasha kuzuza icyo Imana yaturemeye. Mu by'ukuri I'm very sure ko Papa Linda ibikorwa yakoze mwese mwarabyumvishije, abantu benshi banyuze hano bagiye babivuga, yakoze ibikorwa ahari n'umuntu wotizwaho kuba imyaka irenze 100 rimwe na rimwe atobasha kugeza, kuko nta wundi mugambi watuzanye hano ku isi uretse gukorera Imana n'abantu. Mu by'ukuri ndakomeza Mama Linda nkuko nabivuze n'abana, kugira ngo babwire ko turi kumwe, ntago tubivuga gusa nk'abantu bakunda abantu babivuga muri uyu mwanya. Ndagira ngo ushimangirire ko turi kumwe, tuzabana. Yes, nta wasimbura Papa Linda, ariko kandi mu bifatika tuzagerageza kubaba hafi barumuna bacu n'abashiki bacu. Ikindi kandi hanganisha ababyeyi, sokuru na kaka ndetse n'umuryango wose muri rusange. Nitwa Maneza, ndi umukazana wa Marehemu. Papa Linda ntabwo yari umuntu usanzwe. Njye naje nimukira kuri uno musozi n'umuryango wanjye, tuvuye aho twari dutuye tuje tumusanga. Atwakirana ubwuzu bwinshi, yari umubyeyi udasanzwe. Umunsi tugera kuri uyu musozi wa Rusororo yaratwishimiye cyane cyane cyane, ntabona uko mbivuga. Turabana, atubanira neza, akora inshingano za kibyeyi. Ibyo turabimushimiye cyane. Papa Linda reka muvuge mu bintu bibiri ntazamwibagirwa. Papa Linda yaranzwe n'ibyishimo byinshi. Yageraga ibyishimo, njye kuva namumenya namubonanye ibyishimo bidasanzwe. Yahoraga yishimye. Njye n'abavandimwe banjye dutuye kuri uyu musozi twajya tumusezera rimwe na rimwe tukamubwira ati ese wowe ibyo byishimo ujya ubikura he bya buri munsi? Akatubwira ati mugomba kurangwa n'ibyishimo. Iyo mbuto y'ibyishimo Papa Linda arayidusigiye. Ibyo budasanzwe, yafashe benshi amaboko. Ndabyibuka neza, yarampamagaraga akambwira ngo mukaza, agahamagara n'abandi bavandimwe banjye dutuye kuri uyu musozi, akambwira ngo nimwitegure turajya gusura runaka, mutegure icyo turi bumushire. Papa Linda yari yaradutoje ko tugomba kujya kureba umuntu tutagiye imbokoboko. Iyo mbuto Papa Linda arayidusigiye. Ndanihanganisha data bukwe Papa Michel, ngo mwihangane cyane, mukomere. Imana ibakomeze, Imana ibabe hafi, Imana ibafubike ndetse n'umuryango twese. Nihanganishije na Mama Linda, ngo Mama ari ukomere.
Imana ihe papa Linda na Michel iruhuko ridashira. Nitwa Rukarite Patrick, uyu nyakwigendera Eric Budederi ni mukuru wanjye. Icyo namuvugaho, yari umuntu mwiza ufite umutima w'urukundo, ukunda abantu, wita ku bantu, agafasha abantu, agakunda Imana mu buryo bumwe n'ubundi. Nta muntu agiraga ikibazo nawe, yahoraga dukangurira gukunda Imana n'ibintu by'amashuri. Yari umuntu ubwira ikibazo akacyumva, nta kibazo na kimwe yagiraga n'abantu. Nitwa Nkomezi Bosco. Budederi Eric ni data wacu. Icyo namuvugaho, yari umuntu w'indashikirirwa mu muryango, yakoze ibintu byinshi bikomeye. Ngewe yaranyigishije muri segonderi, yari umuntu urangwa n'umwete mwinshi n'urukundo rwinshi n'ubwitange. Yabanye n'abantu bizahora bivuga bazabaho. Yasize abibye ikiraro gikomeye kizatuma n'ubundi umuryango we utazagira icyo wifuza cyangwa ngo ubure, kuko yabanye neza n'abantu. Imana imuhe iruhuko ridashira. Nitwa Gahungu Vincent, nyakwigendera murumuna wanjye Nibankurikiraga. Twarabanye kuva tukiri abana kugeza none munsi twari tutaratandukana. Ibyo muziho ni